maze igakurikira rivuga ngo ariko iyo ushaka ko mvugaho urashaka ko mbivugaho cyangwa urashaka ko ngira icyo mbikoraho ku kantu kumvise urashaka ko mbivugaho mu by'ukuri igihe wahereye ko nari naniyirije kandi nari nirije iminsi ibiri iryo joro ryari ngiye gusoza none ngiye mu mazina yanjye yombi ibintu byawe urashaka ko ngira icyo mbivugaho cyangwa icyo mbikoraho hato na hato basakuje bakotoye yirabumbita igihe mwahereye kandi igitangaje icyo ukennye ndakizi aha abanyamasengesho ntibumve yuko iri jambo ribabujije gusenga no kugurira gusenga ni nko guteta imbere y'umubyeyi no kujya imbere y'adatugenda tumubwira ibyo dukeneye turabyemerewe rwose burya biremewe ariko wamubwira bwose ugenda uzi ko azi no kureba ibyo ukennye nicyo gitumye mbabwira ni ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi nawe umbwire mu by'ukuri abantu bateze amatwi ntibahite babyumva ko iki kintu kimeze nka forumire ni forumire gusa y'amasengesho birangire babyumve gutyo batuze bareke kujya bagenda ngo narinje kandi bitwara ibyo musabye sibyo mubishyizeho iki umutima munabyizeye mugende yuko mubihawe ibaza kuva mwize ko mubihawe ntabwo ushaka kuba ibintu bya temporary by'igihembwe kimwe by'ukwezi kumwe by'icyumweru kimwe no ni imbuto zigumaho ibyo nimubona mwabishoboye rero namwe mujye musaba icyo mushaka nzagira nte nzagikora rwose ariko si ugukora rimwe hanyuma ugahora wishyuza imana ariko mana narakoze uzi ko iyo ngeso niyo iriho uyinyibukije hari abantu apfa gukora akantu keza agatangira mana sinitwaye neza noneho uyu munsi sinitwaye neza sinakoze sinateze amaturo ntitwafashije abakene simvuye kugemurira abarwayi ngirira neza rero ngahuriro nawe simva hano rwose sinibikira ngirira neza cyangwa se ngende subireyo pe uranze ndasubirayo kabisa aho naho urahazi abantu nibareke gusa n'abakangisha imana gusubira inyuma Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumurira GD Ministries twongeye kubasuhuza ngo mu izina rya Yesu kandi amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino uyu ni wa munsi rero Uwiteka yaduhaye kugira ngo tujye tubwirana ibyurutse umutima twigishanye duhugurane kandi tujye inama aho wumva udasobanukiwe uhasobanukirwe nanjye aho numva nasobanukiwe uvuge numve rero Imana y'amahoro ibaho umugisha wo kudukurikira buri gihe comments turazibona mukatwandikira Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza uyu munsi rero nabwo turanezerewe turi kumwe n'umutumirwa wacu mukunda Pastor Zigirinshuti Michel ni umukozi w'Imana igihe kirekire afite inararibonye bimaze n'igihe kinini niyo mpamvu tumwiyambaza buri gihe twumvise hari ibintu tudasobanukiwe cyangwa twifuza kumva birushijeho turamuhamagara kandi akatwitaba kubw'umurimo wa data rero Imana imuha umugisha kandi namwe ibaho umugisha reka rero dusenge muri aka kanya kugira ngo twakire umukozi w'Imana atuganirije data tuguhaye icyubahiro turagushimiye ko uri kwiringirwa uri umukunzi mwiza uri inshuti nziza uri umubyeyi mwiza uri byose kuri twe kuko iyo tugufite dufite byose imitima yacu inyurwe turi kumwe nawe iyo tuzi neza ko mu rugendo turi kumwe nawe turanyurwa tukanezerwa rero ubishimirwe none n'iteka ryose tugiye kuganira mwami kuri aya magambo uvugana n'imitima yacu utugirire neza abadukurikira bumve kandi aho basobanukirwe ubuntu bwawe n'imbabazi bikomeze kuba kuri twe n'abera hirya no hino abadukurikira bose ubaho umugisha mu izina rye turasengera umukozi wawe amagambo avuga reka twese mwami tuyasobanukirwe aturyohere twumve umubavu uhumura neza muri aya magambo yawe turabigushimiye kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye turabashimiye cyane rero uyu mwanya tugiye kwakira umukozi w'Imana kugira ngo adusuhuze hanyuma dukomeze ikiganiro cy'uyu munsi n'ikaze umukozi w'Imana murakoze cyane turabashimiye amen amen Imana baduhe umugisha uduhe ikaze amen amen turakwishimira kandi turagukunda murakoze cyane
gukundira ijambo Imana yagushyizemo kandi ukabyemera. Urugendo mugendanye nayo ni urugendo rurerure cyane tutajya tumenyera. Iteka iyo uhagurutse kuvuga ku by'Imana turafashwa pe, kandi gufashwa si ukuvuga haleluya nyinshi gusa, ahubwo gufashwa ni ugusobanukirwa ukanahinduka ugakora iby'Imana isaba yuko ukora. Rero uyu munsi twifuje kuganira namwe ku magambo y'Imana n'ubundi nk'uko bisanzwe, ariko mushumba tumaze igihe tubazwa cyangwa se tuganirizwa n'abantu, ariko biterwa n'iki? Kubona mu itorero, reka twivugire mu itorero. Yego. Mu itorero tuzi neza yuko dusenga Imana ivuga, dusenga Imana yumva, Imana ibona, Imana ikora, igasubiza amasengesho yacu. Noneho ikibazo kiri ngo ni iyihe mpamvu mu itorero umuntu amaramo afite ikibazo amaranye nacyo imyaka myinshi, kandi ari umusenzi, abapasiteri bamusengera, abadiyakoni bamusengera pe, ugasenga amasengesho adasiba, ariko Imana ntisubize. Ese byaba ari uko Imana itagisubiza aba none? Byaba ari uko wenda tudafite amatwi yumva, twaba tutazi ururimi rw'Imana? Yumva uko ivuze se? Ese byaba ari uko wenda tudafite amatwi yumva iby'Imana yavuze tukanyurana nayo? Ni iki gituma tutakibona gusubizwa kw'Imana mu rusengero? Umuntu agatinda, yego birashoboka ko Imana yatinda ukazasubizwa nyuma y'imyaka 30 warasabye kuri uyu mwaka, ariko ni iki gituma Imana itakivuga ngo abantu babyumve? Ese ni iki gituma abantu no gutegereza bitakibaho? Ko kera Imana yavuganaga n'Abisirayeli tukabibona, ikanakora uwo mwanya ukabibona. Ese muri iki gihe bimeze bite mushumba? Ko hari ikibazo, hari kwitotomba mu bakristo pe, ukabona noneho umuntu bihisemo ko agenda bigura intege, akanagwa rwose akagenda agiye. Yego, Imana ibaho kandi akagenda yita Imana ko imuhemukiye. Imana imuhemukiye. Reka gatoya mbanze mvuge kuri iki kintu uvuze cyo kuvuga no gukora. Yego. Ubundi buriya ku munyamasengesho, ku mukristo, hagati ye n'Imana, ibintu byombi ntabwo bigira agaciro kangana, kuvuga no gukora. Ikikwereka yuko bitagira agaciro kangana ni uko iyo igihe cy'Imana cyo gukora kigeze, ujya kubona ukuntu inakoze utasenze. Uvuga ngo hari indirimbo Afande Simon Ferrer yigeze kugira, ndumva uyizi, ivuga ngo hari n'iby'Imana inkorera ntarasenga, hariho ibyo nkorera ntarasenga. Ijwi ryawe si twumva ricitse gatoya, ariko iryo jambo ribamo, rivuga ngo hari ibyo nkorera ntaranasenga. Buri Imana gukora no kuvuga kuri yo ni ibintu bibiri bitandukanye, nayo ubwayo bitandukanye. Kera muri 81 narasenze, ya myaka igarutsemo kandi tuvuga twe kuyivuga cyane, abantu batajya no kujya kubyemera. Muri 81 narasenze ku gasozi kamwe ndakibuka, kandi kigenda ari njyenyine, nkunda gusenga njyenyine cyane rwose, ku buryo nsenganye n'abandi ni byiza, ariko ndi jyenyine vraiment nziza cyane. Noneho hari nagira ngo rero Imana igira icyo yavugaho cyane, icyo cyari cyanjyanye. Imana igira ikintu bingiraho, mbabara rwose n'ijwi ryawe ugira icyo umbwira kuri ibi bintu. Natangajwe nuko mu masaa 7 z'ijoro, icyo gihe nagira agasaha bita kenzeri, niko twari twitaga kera, kari agasaha k'imibare y'ikiromani y'ikidage, nako kiromani sorry, ikidage kiromani gitondo ya noneho twa x twa l twa gutyo. Aho gasaha rero nakarebyeho nsanga ni saa 8 z'ijoro zibura iminota 25. Ijwi rirambaza, kandi iryo jwi ryari ry'Uwiteka pe. Ikimenyetso ni ibintu byaribanjirije, kuko ryabanjijwe n'akantu k'akayaga gahuha gusa
muri circonference ndimo, muri ako kantu ndimo gatya, maze gakurikira n'ijoro rivuga ngo ariko iyo ushaka ko mvugaho urashaka ko mbivugaho cyangwa urashaka ko ngira icyo mbikoraho. Ku kantu wakumvise urashaka ko mbivugaho mu by'ukuri igihe wahereye ko nari nanirije kandi nari nirije iminsi ibiri iryo joro ryari ngiye gusoza, none ngiye mu mazina yanjye yombi ibintu byawe urashaka ko ngira icyo mbivugaho cyangwa icyo mbikoraho. Dada Gorete numvise ari nk'umuntu unkuye igihu ku maso, numva mbonye noneho good choice. Yego ndavuga ni ariko urabizi Imana wa mugani gira icyo ubikoraho. Urumva nko kuvuga ko kubivugaho n'ubundi hahandi ndabifata mbibike mu bindi yavuze. Yego bizakora mu gihe sibyo abatwumva mwese mutwumve neza, ndabifata mbibike mu byo yavuze mbitse bimwe byanditse mu tukarene, yego n'ibindi bitanditse bibitse mu mutima. Noneho uburyo bwose Mana gira icyo ukora. Kandi rero buriya already yari yamaze no kuvuga ubu kigiye mbaza gutyo yarivuze, ariko mbitamo kuyite kwikora. Rero iki kibazo abantu bakubajije ndashaka kwisubiza muri ubu buryo. Icya mbere dusome ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice cya 4 umurongo 3. Yakobo igice cya 4 umurongo 3. Somera amagambo twumve. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba ntabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Nakoze garukiraho ngaho garukiraho. Nzi ko bitagize ikibazo ko umupira wirenzeho mikoro yawe. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha iki irari ryanyu ribi. Mu by'ukuri uyu murongo urimo ibintu byinshi, ubu ni munini cyane uyu nguyu. Murasaba ntimuhabwe, impamvu ya mbere bayihe kuko musaba nabi. Gusaba nabi ubwabyo ni ukuye. Ni ryari umuntu yaba asabye akaba asabye nabi? Ni igihe asabye ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana. Cyo ni kimwe abadukurikiye bacyumve. Gusaba nabi kwa mbere ni igihe usabye ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana. Gusaba nabi kwa kabiri ni ugusaba ibintu bitagukwiriye. Ubwo bitagukwiriye mpita matanga urugero. Ni nka kuriya ujya ubona umuntu umubyeyi w'umupapa iyo ateruye umwana afite ikaramu ku mufuka hano, umwana agashaka ikaramu uhubwo yimwima, tuyimwambura kugira ngo atayisha mu zuru, atayibyuruga mu muhogo, akayimwambura, tuyishyira hano rwose inyuma mu mufuka aho ikaramu itanajya. Urabyumva? Yababara ikurikirana ahantu yishyize niyo karamu mwinshi agiye kwishakisha avugije urwamo, uwo mwanya ukamanura akaba ibiti akaba bisa n'ikaramu. Uretse no kwandika handitseho ikizungu bwako umumaro wako n'uwuhe. Ariko impamvu nubwo nta mumaro kakababi gafite, n'ikaramu nayo nta mumaro ifite kuri uyu muntu ayishaka. Muri make ibintu bidukwiriye ni iby'Imana ibona ko ntacyo byadutwara tubibonye. Abasenga babyumve. Uwiteka iyo ajya gusubiza umunyamasengesho ku byifuzo yasengeye, arabanza akareba niba bihura n'ubushake bwe. Icyo ni icya mbere twabonye. Icya kabiri, yego, cyangwa akareba ko nta kintu we ibi bisubizo byamutwara. Hariho umuntu wasabye viza, arayisaba. Imana amubwira ngo no gukizwa aho uvuka byarakunaniye, ngo urakizwa Canada. Nugira Canada noneho ako ufite ubwako karagirwa ku mashyi ngo urakijyana Canada. Ahubwo cyumva abatumva barabyumvise. Cyumva ikindi kintu rero none
umwana umwe w'umuhungu Imana yamuhaye sinzi niba ari Imana sorry yabonye kategori izi zo gutwara moto ndumva ari za A niko bazita yayitwayeho icyumweru atwaye inkumi rero inkumi iramwegereye amabere mu bitugu reka sinakubwira uko afunze feri kuri dodane ibyo mu bwene byabayeho uwo munsi yaguye mu cyaha aha twumvikane kandi yarakoreye kategori yo gutwara moto aha twumvikane abangiza mutwe mu nyumve ntago abamotari bose bagwa mu cyaha kuko batwaye igitsina gore ubwo ndashaka kuvuga capacité ubushobozi are you able uri capable kuva watwara moto ugatwara abagore bose n'abakobwa batwite ukabageza iyo bajya nta kibazo uragira aho ngaho ibyo byose Imana ibiheraho ku muntu usaba urwo rugero ndumva rwumvise donc murasaba ntiwagwe ko musaba nabi tuvuze ko gusaba nabi ari gusaba ibidahuye n'ubushake bw'Imana ya kabiri gusaba ibintu Imana ibona ko udakwiriye sibyo kandi ibyo bintu bikaba bijyanye n'irari ryawe ry'umubiri no kwifuza k'umubiri ntacyo bizafasha ubugingo icyo nicyo bita gusaba nabi rero icya kabiri Imana niyo iturebera ibidukwiriye cya kintu umunyamasengesho wakubajije yise gukererwa yise gutinda kwayo iracyakurebera ibigukwiriye Matayo 6:8 hanze mbere twumve Matayo 6:8 twumve icyo hatubwira aravuga ngo nuko nimugase nabo yego kuko so azi ibyo turuka haruguru kuri 5 twumve nako 7 kuri 7 ngo namwe nimusenga nimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira yego bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa nuko nimugase nabo nuko nimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutarasaba urumva ko Uwiteka Imana yacu izi ibyo dukennye tutarasaba icyo kintu cyitwa kumenya ibyo dukennye reka mbivuge muri aya magambo icyo bita besoin ariyo needs sibyo sahari icyongereza besoin niyo needs ariko pauvreté ariyo poverty ni ubukene busanzwe bwa rusange bibaze ko nubwo haba hariho ubukene mu karere runaka mu gihugu runaka ariko muri ubwo bukene kandi bwatuvugishije amagambo y'amangambure Imana izi ibyo ukennye wowe ndumva ntoje umusahara ubwo ubukene buri hose rusange ariko Imana yo none izi no kureba buriya Michel akeneye iki buriya Goreta akeneye mu bukene buhari bwose ariko akeneye ni iki namuha ntabamusubije uvuga kantu ni iki naha Manuel ntabamusubije kandi buri makaba satisfied uvuga kantu rero Imana igihe abantu basenga basubiramo amagambo hato na hato basakuje bakotoye yirabumvita igihe mwahereye kandi igitangaje icyo ukennye ndakizi aha abanyamasengesho ntibumve yuko iri jambo ribabujije gusenga no kugurira gusenga ni nko guteta imbere y'umubyeyi no kujya imbere y'adatugenda tumubwira ibyo dukeneye turabyemerewe rwose burya biremewe ariko wamubwira bwose ugenda uzi ko azi no kureba ibyo ukennye muri byinshi wasabye mushiki wanjye mwene data ukennye mwiki niki cyari cya mbere niki cyihutirwa haleluya byose Imana ibihera kujya muri biheraho noneho usomye Yohana 5:14 hambere twumva icyo havuga naho havuga nk'uko nguko ariko hasome twumve
Yohana igice cya 5 14 umurongo wa 14. haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Yohana igice 5 yego umurongo wa 14. yego 14. Oh my God. Cyangwa no mu rwandiko 5:14. Rwa mbere Yego rwa mbere 5:14. yego haravuga ngo kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Haleluya, ako kantu haleluya, haleluya. Nk'uko ashaka iki ni cyo kidutera gutinyuka, kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye. Yego, nuko tuzi yuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Akubise ku kantu ubwo rero kumenya gushaka kw'Imana aho niho ugiye kuzigera none. Buriya ba bantu bose bakubajije, buriya kumenya ugushaka kw'Imana, kumenya ubushake bw'Imana, the will of God, ubushake bw'Imana nicyo rero gituma hahandi havuga ngo ubwacu ntitwamenya icyo dusaba nuko dusenga nk'uko Imana n'udusabira nk'uko Imana ishaka, aniha iminiho itavugwa ngo ni uko Imana imenya byose ikamenya n'icyo iminiho isobanura. Bivuga ngo umuntu w'Imana ubwe ntabwo yamenya gusenga uko Imana ishaka, ntiyabishobora. Noneho muri byinshi rero umunyamasengesho avugira imbere y'Imana, umwuka mushyira ibyo nakwita nk'ubugororangingo, aramutorangiza, aramuvangurira, akagira amagambo amutwarira ku Mana. Ahangana nibutse abantu ko n'utarabatizwa mu mwuka wera nawe umwuka ashobora kumufasha gusenga, kuko umwuka nicyo ashinzwe. Nicyo ashinzwe. Ndagira ngo abantu bahumve neza ko turatinyuka imbere y'Imana tugasaba, cyane cyane iyo dusaba nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Akantu ko gusaba nk'uko Imana ishaka rero urumva ko niko kantu kagora abanyamasengesho. Umunyamasengesho akabaho yumva yarasenze, naho kumbe disi yasenze ibintu bidahuye n'ubushake bw'Imana, bimwe bihure n'irari rye gusa. Urabyumva? Ibyo byose byateye Imana kujya gute kudahita imusubiza, no kureba kandi ko ibyo yasabye abikwiriye, ko nasubizwa ntacyo bizamutwara. Umwami adufashe cyane. Reka tugere ku kintu cyitwa igihe. Igihe Imana izasubiriza. Nshimye ko nsenze, nshimye ko mushiki wanjye burita asenze rwose, asenze ko ubushake bwayo buri, yewe nta nasabye ihuye n'irari rye, ariko igihe, icyo gihe nacyo Imana igikontaho, ikirebaho. Ariyo mpamvu mu magambo tugiye gusoma murasangamwo gusenga in the present, ariko kumva Imana ivuze in the future. So mu Matayo 7:7 twumve. Matayo 7:7 twumva ko havuga. Matayo 7:7 haravuga ngo musabe muzahabwa, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ibaze musabe, urumva ni imperatifu ya none aha. Mushake muzabona. Reba gukomanga uyu munsi ukazakirwa mu mwaka utaha. N'ibintu bitangaje, ariko ibintu abantu b'Imana barabimenya kuko ukajya Imana. Buri by'ukuri nicyo cyiza cyo gukura muri iyi nzira. Nk'ubu singisenga ntiyagiyewe, ntabwo ngisenga mvuga ngo bikore rwose none aha, nutabikora kandi ndabivamo cyangwa umurimo wawe uragaho. Hari amagambo ntakibwira Imana agiyewe, ayo magambo nararenze, kuko iki kintu nakigishijwe. Nigishijwe ko igihe gikomeye cyane ku Mana. Luka 11 umurongo wa 9 naho urasanga havuga nk'uko nguko. Haravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Matayo 18 umurongo wa 19. Matayo 18 umurongo wa 19 haravuga ngo
kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na data wo mu ijuru, kuko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Urumva ko nabo hajemo ko bazagikorerwa, hajemo n'akandi kantu kitwa kugihurizaho umutima. Urumva aha mbivuge kugira ngo abantu basenze bari itsinda biyumvemo, n'uwasenze ari umwe nawe yiyumvemo. Twamaze umwanya tuvuga kuri umwe, ariko noneho tuvuze ku muntu noneho wasenze ari itsinda. Abo nabo basenze ari itsinda bumve yuko icyo bazahurizaho umutima bazagikorerwa. Urumva noneho rero 21 umurongo aho nyine muri Matayo 21 umurongo wa 22 nsomere twumve. Haravuga ngo kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Ishyuca niyo yari munyanyishe nta na kimwe muzi. Ibyo musabye mwizeye ariko muzabihabwa byose, nta na kimwe kibuzemo. Ariko ni ukuza munizera unyumve, kandi byose nta na kimwe kibuze mu byo mwasabye, ariko muzabihabwa. Ngiki rero ikintu kinanira abantu gutegereza. Mariko 11 umurongo 24. Mariko 11 yego umurongo wa 14. Yego wa 24, sorry 24. Yego umurongo 24. Haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe, kandi nawe umbwire mu by'ukuri abantu banteze amatwi nibahite babyumva ko iki kintu kimeze nka formule. Ni formule gusa y'amasengesho, birangire babyumve gutyo, batuze bareke kujya bagenda ngo narinje kandi bitwara. Ibyo musabye sibyo mubishyizeho iki umutima munabyizeye mugende yuko mubihawe. ibaza kuva mwize ko mubihawe kandi muzabibona. ahubwo mugende. Abanyamasengesho Imana ibadufashirize mukagira Imana imfashirize abanyamasengesho muri mwiza. Kandi inshuti ya Kristo iki kintu kigushije abantu cyane kumva Imana itinze kubasubiza cyane mushobo cyane. Ni ikibazo umwana w'umukobwa ati Imana itinze kunsubiza, umusore aratinze kunsubiza, umugabo ubona nkanjye ati reba igihe nahereye nsanga ari umusore none reba igihe ngejeje itaransubiza. Mbamenyeshe ko n'ikindi kintu kindi cyica abanyamasengesho ni uguhora bareba ku byo yabakorera basenze batareba ibyo yakoze. Ariho wa murimbyi yahereye avuga ngo bariyo migisha nonaha uyibara udasize n'umwe, urasanga ari myinshi yo gutangaza. Abanyamasengesho babanye n'Imana ukuntu ko kureba ibitarakorwa, amaso yabo ahanze cyane ku bitarakorwa, ariko mu by'ukuri Imana yakoze ibiro yakoze byagombye kubakomeza no kubiringiza ko n'ibindi izabikora. Hanyuma bamenye ngo iyi formule ni iyi ngiyi nyine musabe. Ntimusabye se cyane yewe mwarimu nizeye rwose ntacyo mbagaye byo kwizera. Yewe mwarimu mushyiraho n'umutima rwose, yewe binahuye n'ubushake bwanjye, ariko nimugende muzabihabwa. Aka kantu ntabwo ntabwo kamenya. Ngeze ku ngingo yitwa iya 4. Iya mbere abaye gusaba nabi, iya kabiri ni Imana iturebera ibidukwiriye, iya gatatu igihe n'ikibyo musaba, iya 4 ibisubizo byubahisha Imana. Ibisubizo byubahisha Imana bashiki banjye bene data, ibisubizo by'Imana uzahabwa witeguye gute kuzabyubahamo Imana? Byose ubwabyo bizubahisha Imana. Ako kantu kumva? Nsomero Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. 13 na 14. Yego. Haravuga ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nibyo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Urabyuza ku kantu icyo musaba cyose
rwose mwizeye mu izina ryanjye nanjye nzagira nte urumva ko ya future cyazamo ariko ninagikora menye ko nzabangikoye kugira ngo data yubahizwe mu mwana muri iri jambo haleluya Yesu yumvise gusenga kwawe wowe muntu nteze amatwi humura rwose gusenga kwawe kwarumvise ariko icyo Yesu azakora cyose azaba agikoye kugira ngo ise ari we data yubahirizwe mu mwana haleluya Mana yo mu ijuru we aya magambo twigisha ahantu biragatsindwa ko ibisubizo nahabwa byatukisha Imana biragatsindwa ko ibisubizo nahabwa byayigayisha biragatsindwa ko ibisubizo nahabwa byangusha nta bisubizo bikwiye kugusha byaratanzwe n'Uwiteka ibisubizo bigusha ni kimwe mu bimenyetso muzajya mureberaho ibisubizo bigusha ni ibyatanzwe na Satani kuko nawe arasubiza icyo bakristo mu cyumve Satani nawe arasubiza ibisubizo atanze n'ikimenyetso cyabyo bigusha uwabihawe ariko ibisubizo bivuye ku Uwiteka ntibijya bigusha umwana w'Imana urumva ko ikindi ni ukuba bizubahisha data wa twese Yesu akabikora ngo byubahishe data amen uhanjagaje Imana uyisaba imodoka ariko ubu Imana ikurebera kure yamaze kumenya ko uzayisambaniramo ninyweremo inzoga menye ko hari abakristo baziga inzoga mu modoka utwa marikeri munsi y'intebe hariya ubu kubera ko polisi isigaye basaba guhumuriza mu ntuza baragenda babireka ariko mu by'ukuri niwo wazitwaraga aha rero nagira ngo nsaba abakristo bumve ko kimwe mu by'Imana irebaho ireba niba ninsubizwa igisubizo cyanjye kizubahisha Imana amen ngaho ndebera na Yohana 15:8 haravuga ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa urakoze cyane niba mumaze gusubizwa ikintu kizubahisha data si ibisubizo mufite no ahubwo bizamwubahisha nuko muzagunya kubiheramo n'iki n'imbuto haleluya niyo byubahisha data nkubwire mushiki wanjye umwana atangira ishuri ubona nyine yubashye Imana ya se na nyina ariko yajya muri segonderi kubona atangiye kugenda atakaza kaminuza agenda atakaza yabona kaburuse kajya hanze scholarship agenda atakaza n'ibyo nababwiye ngo Uwiteka kimwe mu byereba ngo guhe visa kimwe byera ngo guhe perimi aranareba niba uzakomeza kumwubaha Yesu dufashe cyane amen ingingo ya nyuma yo gatanu rero dusoza n'ingingo ivuga ngo kimwe mu bintu Imana ireba mu nyamasengesho we ni umubano ufitanye n'Imana yego Yohana 15:7 n'uwa 16 umurongo wa 7 Yohana 15 yego umurongo wa 7 yego hamwe n'uwa 16 wa 7 haravuga ngo nimuguma muri iki yego amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa nubwo ya future ijemo yego ariko harimo amakondition abiri nimuguma muri iki amagambo akaguma muri mwe urabyumvise yego kuko urumva ngaha abantu bashobora kutwarira mu ijambo rimwe gusa ngo yaratwemereye ngo tusabe icyo dushaka cyose niko yatubwiye erega ndi umwana kandi uteta kuri se ariko harimo agakondisiyo wa mwana we nubwo uri umwana koko uracya ko byose ashaka amagambo yaracyaguma muri wowe nimuguma muri jye amen n'amagambo ajya kuguma muri mwe nimusabe icyo mushaka cyose muzagihabwa ariko amagambo yagumye muri mwe namwe kandi mukibanye nanjye neza ugasanga umuntu mu by'ukuri nta kibanye n'Imana neza nta kibera umwana mwiza yabaye ikirumbo asigaye ari ikirara ariko nawe aze gusaba uzi ko hari abasigaye burira n'imisozi ukajya mu butayu ariko abizi neza ko ari umusambanyi batabanye n'Imana neza abizi neza ko ari umunyamanyanga ari umuriganya n'umwambuzi n'umwesikuro ni wa muntu waka bitanu hariya ntazabyishyure byicuma aho ngaho zabigusubiza ku wa mbere kandi ntarabisubiza umwaka ugashira 237
uwo muntu ugasanga yuriye umusozi agiye gusenga nimubanze mugume muri jye amagambo yagume muri mwe mubone gusaba icyo mushaka cyose ndakibaha rwose muzagihabwa ya future cyazamo nsomera 16 twumve 16 ku murongo wa 16 haravuga ngo simwe mwanoranyije ahubwo nige wabatoranije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose izina ryanjye akibaye icyo muzasaba ariko mwabona kujya gute kwera imbuto zishiraho se zigumaho umva akantu simwebwe simwe mwantoranije rwose icyo mukimenye ni njyewe wabatoranije mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi zigumaho tukanya gatoya umuntu adusore saa yine ariko saa sita iki kintu kubonaho utubuto two muri uku kwezi mu gutaha tube ntatwo ni ukugira izigumaho ntabwo ushaka ibintu bya temporary by'igihembwe kimwe by'ukwezi kumwe by'icyumweru kimwe no ni imbuto zigumaho ibyo nimubona mwabishoboye rero namwe mujye musaba icyo mushaka nzagira nte nzagikora rwose ariko si ugukora rimwe hanyuma ugahora wishyuza imana ariko mana narakoze uzi ko iyo ngeso niyo iriho uyinyibukije hari abantu apfa gukora akantu keza agatangira mana sinitwaye neza noneho uyu munsi nitwaye neza sinakoze sinateze amaturo twafashije abakene simvuye kugemurira abarwayi ngirira neza rero ngaho rero nawe simva hano rwose sinibikira ngirira neza cyangwa se ngende subireyo pe uranze ndasubirayo kabisa aho naho urahazi abantu nibareke gusa n'abakangisha imana gusubira inyuma abantu bareke gukangisha imana kugwa abantu bikangisha imana kutazaguma aha kuguma hano ku mana kuguma mu gakiza ni inyungu zawe my dear friend icyo mukimenye ntabwo imana ni wowe uzashya nutihana ni wowe kazaba mu bugingo buhoraho nuguma mu gakiza ndabizi hari uhise yibaza ati oya ati usene uko ngiye mbanye n'imana nta kintu inyungukamo yego ikikungukamo ariko nanyungu yo kudahari yakoresha n'amabuye kora hangatu ya Kristo udahari wagiye wanyihenuye ukagenda ibintu wakoraga mfite abantu nabikoresha mfite abantu nabikoresha benshi uzi ko bitanasaba imana kubikoresha abo twari kumwe mu gakiza ishatse ihamagara umujura ubu ngubu ruharwa wibisha intwaro igahita imweza ikamutunganya nibutse amagambo yabwiye Pawulo uriya munsi mukiza yabwiye Pawulo yabwirana Ananiya ugiye kumusengera ngiti reka atinyuka uracyamubarira muri bwa bugome bwe ibu tugende umusengere namaze kumucacaca nyaduka genda ubu yamaze kuba igikoresho nitoranyirije kandi umubwira uti uzareba nawe uburyo uzababazwa nk'uko wabazaga abandi akantu kajya kambabaza pastor kajya kambabaza avuga ni kuki basi itamwituye yemera binyura ahubwo ibaza kandi kantu kubona ikamubwira lo même jour umunsi yamuhamagaye kandi yabiciyemo bikomeye cyane gufungwa gukubitwa kunyurwa mu idirishya ahungishwa ibintu Paul yaciyemo turasoje rero imana bagire neza numvaga wenda cyerekana hari ikintu mwabitubaza ariko abanyamasengesho batuze kuko ibi bintu batabimenye mushiki wanjye ndatinya ko uzi ikintu bibasigira ibi bintu bisiga ikintu kibi cyo kugwa umuntu yanze imana ibi bigusha umuntu yanze imana ayibwiye ngo mva ndagiye ntacyo wamariye ndagenda kuretse burundu ntuzambyutse ntuzongere kunshaka nkuvuyeho ngiye umpemukiye buriya kirazira kikazirizwa kugwa umuntu agenda yita imana impemu kwimuhemukiye uzi ko birutwa n'uko umuntu agwa mu cyaha agakubita umuntu ikofi cyangwa agwa mu cyaha akanywa inzoga ashobora kuza akatura rwose sinzi ukuntu byambayeho sinzi ukuntu byaje nagize reaction rapide sinzi ukuntu bimuteye ikofi imana imbabarire ariko umuntu ugiye gahoro
azinukwa Uwiteka, amureka bangana, amwanga n'Uwiteka agenda amwanga gahoro gahoro. Ari Uwiteka we, Uwiteka burya ntagapfa kwanga umuntu, niko bitubwira. Biratubwira ngo kandi iyo yibye nkamushavuza ntareka kunkunda kandi ntakwiriye, ngo kandi ikinsubiza aho Yesu ari ni ukwibuka urukundo rwe. Rero munyamasengesho mwene data, wumva umaze gucika intege, umaze kwivumbura ku Uwiteka, umwivumburiye, ubona nta kintu yagukoreye, garukiraho. Ibintu byayo byose nasanze nabonye ari nimusabe muza, mushake muza, mukomange nimugerageze, mureke gutwara Uwiteka muri speed, nimutwara mutyo. Ntabwo ari Imana yo gukoreshwa twishakiye. Ariko mushiki wanjye gore tumbire ko dusoza, ubundi ubu ngubu niyo ushatse umuyobozi w'isibo mu nzego z'ibanze zacu z'ubuyobozi cyangwa se umudugudu, hari akantu ugira ngo bagusinyireho. Mu karere ntujyanayo adasinye, muri meri y'umujyi ntujyana adasinye, muri immigration ntujyayo adasinye. Icyo ubwacyo kiramuhesha agaciro ku rwego rwe. Hanyuma uzindukiyeyo, komanze batera gukingura, aho bakingura ugeze mu nzu tukuse iri ryamira ryawe tugushaka, hari umuntu wabikora? Nukwicara hariya ijambo rya mbere kwingura hari kumbi ndamusanze sawa niba agihari batera cyahari. Kandi kanya bareba ku isauti ihangane kuko ahabyukiye anyura muri dushe, anyuze muri dushe ntabwo yaza atarakaraba, urumva. Mu kandi kanya bati nta nubwo yasohoka ataranywa na kacyayi, ngaho da byose ni kugira ute, niko wihangana. Kubera iki? Iyi sinyatire urayikeneye kandi nta wundi umusimbura. Tegereza rero, Imana yigisha abakristo gutegereza, bamenye igihe cy'Imana. Ikindi kandi bamenye kubana nayo neza, kuyerera imbuto zikwiriye. Amen. Ikindi banayiharire byose kuko ari iminyi idukwiriye. Ariko nta muri ibyo byo gucyubundi w'ijana na 96 ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizabaho. Yaravuze ngo Yesu ufite urufunguzo rw'ibizabaho, ati kandi sinzara umwaka, nzagenda umurekere kuko nzi ko mfashe ukuboko kwe kandi mwiringiye, nzi ko ndi imbere abitunganya. Imana ishimwe. Imana ibamugisha cyane. Amen. Mushumba Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Ni ukuri bakristo bene data, mureke kwivumbura ku Mana nkaho wivumbura ku muntu mugenzi wawe. Imana ishoboye byose kandi rero ko icyiza nuko yagusezeranije yuko izaguha. So rero nibiza tegereza. None se niba ugiye gushaka akazi bakubwira bati tuzakubwira, mugende ugategereza. Niba rero no mu kazi dutegereza, reka dutegereze imbere y'Imana. Nta na kimwe uzaburira imbere y'Imana, nuhatinda uzahakura ibyiza. Imana yamwijeho umugisha. Unyibukira akantu wa nshuti yanjye we, asore nkurogoye, unyibukira amagambo Dawidi yavuze muri Zaburi. Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha, andagira, anshora. Urabyibuka? Inshyimbo ye n'inkoni y'indamira, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo, aho hose ansize amavuta mu mutwe, igikombe kiraseseka, antunganyije neza amaso. Ariko ageze hepfo, nanjye zaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Aho I will stay. Kuki yasorera kuri nzaba? Yego. Kuki yasorera kuri nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose? Hanyuma wowe urahahunze. None rero ngo uragiye. Kubera ko byatinze ndagiye. Uragiye. Ubwo sigiye Mana yanjye. Niba naho wabikura. Ayiwe. Aho hanze barabeshya. Hagiye umuntu bagiye kweri. No kurimbuka. Imana y'amahoro idufashe kandi dutabare. Bashumba twigishe abakristo gutinda imbere y'Imana. So kuba ngo nimuze mwakira ibitangaza. Oya da. Imana yavuze ngo nza. Kandi bariho. Shaka tubwira ngo nza. Rero kubwira umukristo ngo ngwino wakire, za nituro wakire. Umuntu akaza ari bye imodoka kandi gutura. Hanyuma barayize igitangaza gatata gifite. Nimuze mwakira amavuta munsi y'umushumba. Akabarambika ibigaza ako gataha byo bitabibonye. Kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo nza. Abashumba benshi nabo ntabwo barizi. Nabo benshi ntabwo barizi. Bivuze muri abashumba bavuze ngo ngwino wakira amavuta, hano hari amavuta umva aguhesha akazi, aguhesha urugo rwiza, ukaza ugapfukama bakarambikaho ikiganza. Ntabwo bivuze ngo ugiye kubibona, ujye wibuka ijambo rivuga ngo nza. Ngwino upfukama bagusengere, ngwino ntabwo tubyanze, ariko uzirikana ijambo rivuga ngo nza. Witera amabuye umushumba wakurambitseho ikiganza, wenda ntabwo yakubwiye kuza, ariko uyu munsi turababwiye ngo muza.
rero mureke twihangane kandi dutegereze tugana ku musozo kandi umushumba wawe nawe uretse kukwiringiza ariko si ukora ntabwo ari ukora we burya bakubwira ijambo bakubwira ati ngwino ariko tuba tubwira kuvuga ngo ni muze ariko mutegereze ngwino musengere hanyuma utegereze imana y'amahoro iduhana umugisha kubwira ijambo turisobanukirwe dutegereze gukora kw'Imana kandi pastor nabonye iyo utegereje icyo Imana yakuvuzeho uzi ko guha amasezerano ugishakana n'uwawe ikazayaguhereza haciye imyaka 15 ibyo Imana yadusezeranije n'umuryango ibidukorera haciye abase Mana uzi ko usezeranya ko wa mugani ukaza Imana ntabwo bijya bihera uko byagenda kose igeze igihe bigasohora rero Imana ibaho umugisha cyane turifuza yuko musengera iteraniro abadukurikiye abari bubyumve bagasobanukirwa gutegereza icyari cyo mbere ko dusenga ngira kanongera ku bantu baduteze amatwi mugira ngo buriya bukwe bwa Yosefu iriya mariage ya Yosefu yabaye yagizwe minisitiri w'intebe mugira ngo umusezerano yari irimo bajwe mu masezerano ntabwo yari irimo ibintu Imana yavuze ntabwo byari ubukwe ntibwari burimo ndashaka kubwira abadutegereje abaduteze amatwi ko ntibagumya gutegereza bihanganye Imana nayo izi kureba igihe wamaze uyitegereje yajya gusubiza ntiguhe gusa bimwe gusezeranyije cyangwa wasabye ukabona ishyizeho n'ibintu bimeze n'indishyi bikunezeza ukuntu ntabyita inyungu z'ubukererwe utuntu mbese tundi yongeraho ngo tukuhuze amarira igihe wategerereje ibyo bintu Imana igiye ikora rero kadusenga Imana data wa twese nyiritorero Imana ikunda umurimo wawe Imana ikunda abana bayo turagushimiye turanezerwa iyo duhaye umwanya nk'uyu ngo tugire icyo tubwira itorero ryawe umukumbi wawe turabigushimiye kandi aya magambo tuba twavuze tuyahawe n'umwuka wera umwuka wera nayeherekeze kugira ngo mu gihe twebwe ducecetse iyo akomeza avuge yakomeza akore kandi uwo mwuka wera udaceceka udatuza udataha wakomeza abandi n'abantu bawe rero ndakwingiza kugira ngo abantu bayumvise bagere aho bimuka mu buryo bw'umwuka bagere aho bagera mu buryo bw'umwuka bave mu bwiza bagere mu bundi bwiza uwari unaniwe wacogoye dore ko n'iyi miti yitwa mpumuriza nibahumurizwe mu izina rya Yesu bumve ihumure rwose uwari unanirwe n'igihe kibaye kirekire akomere kuko amenye yuko hirya yaha hari ikizakoreka kandi Imana izamushyiraho n'ibindi bintu byiza kuko izi igihe yategerereje birakunezeza Mana gutabara umuntu agutegereje birakunezeza gusoza amasezerano umuntu ategereje birakunezeza iyo ubonye usubiza umuntu wakunambyeho ntabwo ari nk'ibi bisubizaho abantu by'ako kanya kuko hari abantu nk'abo ngabo bameze nk'umwana w'indizi uhita usubiza vuba ngo ceceke ngo bahore bakurembeje n'urusaku rwabo babaho nabo ariko hari n'abandi ushimira ko bagutegereje urakoze rero ngo ufashe ubwoko bwawe baduteze amatwi iki kiganiro kibafashe kandi kibakomeze kugeza umunsi tuzumva ubuhamya bwabyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.